Yeah, moi, je suis no bamshi. Buri ibyishimo ni ibya mbere mu buzima. Nuwanga kurya uzapfa. Nunarya upfa byose kimwe rero. Mu rugo nagiye kubona mbona ambulance iraparitse bajyanye umuntu. Bageze kwa muganga se byagenze bite? Tuheruka ari kura filime ya Giti n'indirimbo ya Chris Izo numbaza. Muganga ahita avuga ati ubwo ibyishimo bimutaye koma. Gusa nje nkuwongera Chris Izo mu cyumweru. N'impinje zitari zavuka zahita zimenya. Kanaka tuzatuma biba nk'abafana. N'impinja zimumenye. Yewe Chris Izo ndaramuha buriye. Buri umuntu usubarata barazanga atekereza ko gusabana by'abana ba papa. Wera yarenze kwa papa yabayemo n'umwami w'aba papa wo. Ya. Buranje nkunda karefre cyane. Turasambana. I mean turasabana. Nagana kwa gaciyewe. Yes, reka nongere kukwifuriza kugubwa neza gukurikiza Sky Nation aho uri hose. Ikiganiro ni umufana wo mubana kuri micro DJ Sky P no kuri kamera mbandi kumwe na Joe. Reka ngushimire we warangije gukanda subscribe. Utsa nayo nimba ugeze kuri Sky Nation bwa mbere kanda subscribe. Je ku ruhande ukanda kazogera. Kugira ngo ibiganiro tukugezaho buri munsi bizajye bikugerera igihe. Tatu z'ubwenge utapfa gusanga handi kandi zidafite ingaruka. Byose ni muri Sky Nation. Tugane turagufasha. Uyu munsi turi kumwe n'umufana nibisanzwe. Reka dutangira twibwira. Ewana, first of all, bro. My name is. Your name ni Aimable tu, amazina yanjye asanzwe ni Aimable gusa ku izina nziho mu kazi. Ni Je suis no bamshi. Umufana uyu munsi bafite igiswaga cy'abangera. Kabisa. Niko kuri kwivuga nk'abantu ba Jamaica nawe ni mukomoka. Umubyeyi umwe wanjye yavukiye iriya buriya. Zirahude ndashuna. Neza. Yeah. Ubu waje mu ndege. Ntabwo ari indege ni za haso z'inzira. Kabone ugeze iwacu. Za ugufi nk'abanyekanani bagana. Kabisa. So abantu bashobora guhita bibaza bati se umusore wicaye hano no munsi afana ikihe cyamamare. Oye gufana cyangwa ubwo umuntu yisigira amarangi ngiye kubera ko gufana narenze kuba umufana nditangira ikaba n'iherezo ry'uwo muntu nyine kuba navuga ndi umufana wiwe ubwo uri umugabo mukuru nabo ubwo barabizi ntabwo twajya kwirwa tuburana ubundi njyewe nabo bwarabizi ni mo hano njyewe umuntu wanjye wanamwe icyuma Ewan itawumva cha izina itanyuzwe na cha H Chris Easy shout out Ewan yeah hari abantu bashobora kuba batazi Chris Easy ubundi Chris Easy ni muntu ki yakora iki. First of all, Chris Easy ni video director akaba na artist ku giti cyiwe gusa Ewan nk'itsinda rya Octogons irimo Chris Easy na EO Beats ubundi bakoze ko ari babiri gusa muri iyi minsi ariko ari umwe na Chris Easy ndumva z'amateka wagira ngo wabaye na ari nicyo bituga mukuru w'abafana. Nibyo Chris Easy yatangiye ari umuraperi nyuma ubu ari kuririmba nyine bisanzwe. Wamukundaga mbere akirapa cyangwa ngo baririmba bisanzwe? Njyewe nkuko nakubwiye wherever yajya hose njyewe nta kizakora kuza umugaba mukuru w'ingabo ndababyumve ahari njyewe ndi umugaba mukuru yajya muri zuke yajya muri lumba yajya muri gospel yajya wherever yazajya hose njyewe ni kurya aravuga nawe umuntu yisiga amarangi nje rakisa n'ikirenza amarangi ku musore wanjye ndumva hose uramushyigikiye. Nshobora guhita nibaza mo hagati ya tujye gusenga cyangwa fast irica muri no miss nihe ndirimbo wumva yakomye neza? Yose ana fast fast hori imbere neza cyumva ijambo fast fast arimo akajambo ari buriya nafanye sinzi ariko niba narakumvise ariko ngiye kari akajambo ariko ubundi wabayeho gatoya tukumva ugasogongeza abakurikiye Sky Nation. Buranje nkunda karefre cyane akarefre ringe turasambana I mean turasabana nagana kwa gaciyewe ariko nayo kiragana muri iyi minsi kiravanze none kanga mvuge flag
turasabana mu by'abana papa, turasabana mu by'abana papa, turasabana mu by'abana papa. Nubwo nyine basa na swag uri gukoresha umugani n'iza abapapa ariko iriya ndirimbo n'ubundi ngo abantu yiririmbiye ni abapapa garaga papa nanjye nirinze abamama buriya hari akajambo nawe bita numvamo ni abapapa tu. Ubu nawe hari ahantu ujya ugera mu by'abana b'abapapa iby'abana kera ubundi banyitaga pirene, banyitaga uriye mwami usibye kuvuga muswati wa Swatini, ubundi njye nari Salomo cyangwa wa muhanzi wacu wakundaga ababebi. Ubundi kera nkiri umwana akazina bakunda kumva n'umuhanzi w'umugande wakunda kuririmba akikijwe n'abagore nabo by'abana n'abagapapa. ugereranyije se ubu ngubu mu by'abana b'abapapa ufite nk'abamama bangahe? nyine aho ngaho ugera ukaba papa ufite nk'abamama bangahe? byagiye kuvuga abamama ubu ngubu ni uruhuri. Hari uruhuri rw'abana nanjye n'uruhuri rw'abamama. bose sugura bahaza mu byifuzo byabo. Ibyifuzo by'abantu se buri umuntu ubundi niwe umenya uburyo icyifuzo cye cyahagijwe. Abantu kugira bazemere ni ibintu biba biva ahantu kure cyane. Hano kabisa. Kurikije abahanzi bari mu Rwanda nicyo wasaba Chris Easy kugira ngo umuziki we utere imbere cyangwa se agere imbere yabo kubarenza. Ikintu ni ukujya imbere kubasigaye intambwe kuko already ngiye kuri ryabari imbere. Ikintu nifuza kuri Chris Easy asone ikihera. Je ndumva criteria zose umusaza arazifite, ari imiziga ararekura, ari hit none yari abantu b'igihugu turagifise mu mizi yacu twirana zaducikira. Siyo namusaba shara utajya amenya abafana buriya like nko kujya ka live buriya live najyaho gakiya rwose. Live niyo abafana dukeneye cyane, yajya live kuri IG natwe twiteguye gutuma Boris ba streamed dugo streaming n'ibiki byose. yega ariko wa mugabo uratwika abafana ba Chris Easy ubanza mwineneka koko. twe turasabana nicyo turusha abandi ubundi neza ahantu hose mu mustabana turasabana tu. nk'abafana ba Chris Easy nyine muri rusange atari we wicaye hano wowe ubwawe n'abagenzi bawe mumufasha iki mu rugendo rwe rwa muzika? Ngiye nk'umuvugizi w'abafana kakanye muri aka kanya ndimo ndeke kwita umuvugizi ariko ndabeze narabizi ko ndi umuvugizi muri aka kanya ndimo nk'umuvugizi w'abafana. Twebwe n'ikintu tumufasha support ngiye mu bushobozi bwanjye, support yose ibi aba nkeneyeho nge ndayitanga nk'umufana. None ucyumva indirimbo yasohotse buriya mbere yo kugira boss aguhereze link ahubwo yigeze ku bandi. Link se katari ikintu nyir'ubwite agomba guhereza ahubwo bwa urayihigira akarink indirimbo ikijyaho ubundi ngewe subscribe na bell hariya rwose notification mba mbifite hariya mbese ni ta buri munsi mba ndari na network yanjye kakiza. Ndavuga ati ni Chris Easy icyo nzi cyo kuri iyi si y'abazima ninjye muntu wa mbere wadirimba Chris Easy. Reka wananza nacyo njye cyaba ari igihoho. ubu bamwita ni moi je suis no bamshi ladies choice. Bose bari ababebi ndabizi ubu ngubu ikintu muri gwisa mwemaje muravuga ati ladies choice ntabwo ibyo bintu nta n'umuntu tubiburanira. Njye namaze gukaba igihugu twarakizengurutse. ubu ntiwasanga warakurikije Chris Easy. Chris Easy bosi se bosi buriya ntiwasanga yaririmbye tujye gusenga yaramaze nawe umuntu amakavuga ati reka none n'amakanya. Yewe Chris Easy ndaramuha buriya buriya umuntu usubarata barazanga atekereza ko gusabana by'abana b'apapa yarenze kuba papa yabayemo n'umwami w'abapapa ariko abantu bajya babyitiranya n'ubundi hari ukuntu biririmbye bwa mbere usa nkaho kanyereka kagwamo ariko n'ubundi ngo niko yabiririmba. turasabana abantu bumve neza turasabana bukariya nyine kari ni deviage arishemo kubera ko buriya akenshi agomba kuvuga ko umuntu avuga ibyo akunda ariko njye birasina nabikunda nubwo mbivuze. Ni turasabana ntabwo ari turasambana. None zo turasambana iryo jambo riba mu Kinyarwanda. Iryo jambo ntabwo riba. Ubwo narindiye kujya kubaza Google nimba nabona igisobanuro.
turasabana ariko hari abantu nyine ikinyarwanda cy'iyi minsi abantu basanga ibishego byabagiye mu mutwe umusaza wanjye nta gishego reka ari ikinyarwanda kiri pure nigenge twigire gusenga ibyo byo kubana birero gusenga ni imbere kuri yo dore nakunda gusenga nawe ugiye gusenga neza gusenga by'ijyana n'ikaraga mfite genge yanjye tujya gusenga ikaraga mu winjira mu rusengero cyazi ikintu kimwe cyo kimbayo ninjiye mu rusengero nyine yandwara umuntu aba yaranduye gukundwa n'abakobwa nicyo kintu ubundi kimbangamira niyo ninjiye mu rusengero ubu kigera mu rusengero ugahita ubona umukobwa wa mbere wa undi wicaye inyuma ahita atangira kukureba filime biki akavuga ati uriya n'umuvugizi w'abafana ba Clisize akavuga ati uriya ni Bono Bam shit kuva muri Farms hari film dufite yitwa Farms nyine yo kuri Instagram bayita Lucky Charms iyo nayo ubundi nk'ari fan club ya Clisize bose anabimenye we afite fan club yitwa Lucky Charms noneho uzajya abona akajambo Lucky Charms tujya tugira ubuntu bw'ubu-event ajya amenye ko ari Clisize abantu bose iyo bore abaye ni Clisize abafana ba Clisize muratwika no mu rusengero se murase no mu rusengero naho muririmba gukaririmba ngo murase nje mwe bageze muri cya gihe cy'ijambo ubundi abantu benshi bageze mu ijambo iyo badasohotse bamwe barasinzira ngira mu rwego rwo kudasinzira ndi mu iteraniro mpita ndeba boss wanye avuga turasa abantu panda kajya yigisha agende kuva ibinga karimba mu rwego rwo kuba ibyo pastor avuga ni no kuva ibinga nge cyangwa ukuntu bazamura za zindi zamazamuka no guhimba ukanyeganyera muri fast iriya ndirimbo faster wagira gutya kwa ibyo nakose ni dance y'aba diakoni n'abakiyozi n'abakristo turasa nuko ibyo nabyina n'icyabyina namo n'akazuka aragakubitamo umusaza hariya rwose respect kabisa yabakomye bose yaranabakomye nane hariya tubwiye ngo ni bam what bam shit no bam shit mugabo niko ubundi wazamusabye agakora bo bikari umufana nawe ugakubita narabizi cyangwa nje ni collab y'umufana hariya ngiye video ndazamo ye washobora kwitambuga ati se none nguyu cyaramurenze uri araraga n'umufana gusa ndi kwibaza bibaye ngombwa yuko umuhitiramo hagati yo kuririmba nyine uko nguko yakoze fast no kurapa nkuko mbere yabigenzaga wamuhitiramo iki urangiyewe boss we n'ujye ukunda kubivuga giti ubundi amahitamo y'umuntu nicyo kintu cya mbere buriya nawe Clisize ntabwo yagizemo biriya afite abajyanama gusa mbere na mbere ajya gukora kariya kantu afite management yamugiriye inama nawe ubwo arayigira yarebye biri gucuruza ubu ntabwo kurapa nta nose hari umuntu umurusha kurapa ariko ari ukurapa yewe yari yarabapfukiranye kurapa nawe yari yarapfukiranye gusa wowe tureba ibori gucuruza muri iyo minsi yarebye niba yarabonye flow ari iki byose yaba flow yabiki abona ni iri gucuruza avuga ati kangende mo hariye agenda ubundi uburyo nabonye yaraje ameze nk'umuruje gutesting agezeyo babandi bari barimo nabo ubwabo bahise bahunga bariruka abaguye ha original yahisaga hariye noye ikibazo ni ugusiga hamwe yarabaye umwami ahandi ukazoba umwami w'abami Clisize wabikomoje nyine uvuga ko abungu basigaye akorana na Giti ari imbere akikorana na nyuma aje kwinjira muri Giti Business Group ubona aho umuziki we wateye imbere kurusha hari naho idarapo ryazamukiye ari naho nanjye ubu nazamukiye abantu bose bakambona akijya muri Giti Business Group cyumva ni Business Group ubu ngubu yinjiye muri business ungu umuziki no ni business nubwo nasi ari business hari mini business no hari micro business yageze muri business nyirubwite yageze mu Giti nibizagutangaza ejo dutangiye kumva ati MTV ninde Afrima ninde Clisize ibyo bikombe byose abyegukana BET wena kadwa kuri Afrima nabonye rero abantu bakunda gufata abanyarwanda ahari ni batamufata ngiye nanakurira indege nako myangurisha gasambu ngajya kubura na state avuga ati ibintu mwakoze nkabitekerejeho cyangwa mwapfuye kunaga impapuro mu kirere so Clisize ejo ndi yarangije high school wowe bimeze gute nk'umufana we ngewe already ndakeka twarangirije rimwe mwarangije
narangije mbere we kubera ko ndakeka arangije ubu ngubu. Yeah. Kubanza gukuru uri umugabo mukuru w'abafana. Yeah, no umugabo mukuru w'abafana narangije 2019. Yeah, nibwo narangije ngewe nk'umufana wiwe, nk'umuvugizi w'abafana, generali w'abafana, umugabo mukuru w'ikirenga w'abafana. Byose. Nicyo wamufasha kujya ririmba mu ndirimbo ze, n'ubuhe butumwa wamusaba kujya ririmba mu ndirimbo ze bwafasha urubyiruko, dore ko cyane ari rwo rumukunze? Mbere na mbere ikintu namusaba yafasha urubyiruko, aba bana bari mu mihanda, abo bamwe bataba mu miryango. Ya abo yabavugira. Ya ariko yatangiye no kubavugira kera mu ndirimbo surabizi. Ya arabizi surabizi ko kwamamara bidasaba kuba ukiriya. Ya yaratangiye. Bo nk'umufana se ubona umuziki we muri rusange uhagaze gute? Ngiye nk'umufana umuziki we watangiye kumufana kera nahageze ubu. Mbese urabona urugendo rwe ruhagije cyangwa akora ibirenze? Ibirenze ibi ngibi byo ndabizi, nundi nta muntu wifuza gusubira inyuma. Ya gusubira inyuma ni ikintu kiba kidashoboka. Ngiye cyo ikire ntabwo uruva ibirenze, bahubwa ibirenze bikenewe. Ya ku buryo bino bayivugishwa ati ngo nta manzi wacu gwari bakora abangerenze n'amanzi bo hanze. Uwe zayikora none arenge ni Afrika komeze. Nje ni inzozi narose kandi inzozi zanjye zigomba kuba impamo. Agomba kukarenga akajya hakurya y'amazi. Ya kabisa. Nibyo uri umufana wa Chris Easy. Yeah. Abaye ari gucika intege mu buryo bw'umuzika, wenda ntabwo muhura kenshi. Yeah. Mushobora kubona wenda yasohoye indirimbo igakundwa kabisa, ariko nyamara wenda atari kwinjiza. Hanyuma agacika intege, niyihe nama wamugira nk'umufana? Inama nimwe ni inama ivuga never give up. Never give up. Yeah. Bam shit. Yeah, bam shit nkanye ndabivuze. Never give up. Apana nk'abandi bavuga ati ngo nabonye bucya. Reka we buzaje bucyabona. Musaza buzaje gucyabona yageze mu kazi ari ku gahigo ka danje. Natwe turari tuvuga ati shaka isizi bro wacu ibyo nibicyo urimo. Haguruka nta muntu ujya wicara urugamba turimo tugombe turutsinda. Ya nka Israel. Kabisa. Urabona Chris Easy ni umustar. Yeah. Abakinwa ku ma TV ahantu hose nyine Chris Easy bamuvuga Chris Easy. Kabisa. Nk'umufana we uwakugira Chris Easy nk'icyumweru. Yeah. Wakora iki? Gusa naho nakora ikira. Menyera. Menye nakora tuwa yo kuzenguruka isi. Byo yine ngewe tubona akora muri iyo minsi. Subuke ibyo akora bitarenze kuko ibyo yanakoze birenze no kuba bikenewe. Gusa nje nkwongera Chris Easy mu cyumweru. Subu Rwanda navuga ni impinje zitari zavuka zahita zimenya. Kandi aka tuzatuma biba nk'abafana. Ni impinje zimumenye. Iyi tekinike wakoresha kugira ngo Chris Easy nawe ahari. Yeah. Abi yayikoresha kano kanya. Ubu se navuga hari e-commerce, hari e-funds. Electronic file. Nuko ukoresha ikintu bise imbuga nkoranyambaga. Nkafata impande zose. Ya ubona imbere na mbere ikintu namaje kubona abahanzi. Hari nk'umuhanzi wandikira gutya ukamwandikira ukombwa ati ndi umufana wawe, SMS akayijugunya gutya. Agahita scrolling akavuga ati reka sha. Buri ikintu namaje kubona iyo ufite stat y'umuhanzi ubona umuntu wa mbere mu kureba indirimbo ye. Ibintu abahanzi biyaye ukikwandikira kimwe umufana kimubona ajye ahita avuga ati uyu ni umufana wanjye, akazina yakamaye kamusaving. Indirimbo akiyitaho azajya areba izajya biba. Ya kabisa. Chris Easy yakoze ikirori. Ya nayahe mafaranga utarenza kujya mu kirori iki? Bari bwishyure we kwinjira. Bari bwishyuze nyine yakoze ikirori. Yeah. Bam shit nayahe mafaranga utarenza kujya mu kirori iki? Mugabo w'amafaranga batanga umuntu yabara yo kujya mu kirori cyura mugabo nayahe. Kandi avuga miliyari ndakuraye. Nagurisha isambu wari ibiroro utaciye. Reka. Neza. Aho ngaho wakwemera none isambu ikagenda ariko wahitanga buri ibyishimo ni ibya mbere mu buzima. Ewan umuntu ashobora kubona akavuga ati ngo kiraba kira kintu uburyo kibyibuye. Nubundi nuwanga kurya uzapfa. Nunarya byose kimwe rero tanga amafaranga ugenda ibyishimo bigira intego. Yeah. Ninde muhanzi w'umustar wumva wakora n'indirimbo na Chris Easy? Chris Easy buriya ntabwo ndohera. Yebura Chris Easy bitewe n'injyana yagiyemo. Nguna na suggesting nk'uwe muhanzi bakoranara. Abahanzi bose ndi kumva yabazenguruka.
kuko impano afite we nta none n'umuntu utakwiza gukorana nawe gusa buriya akoranye nka Niyo Bosco ewa uriya peer pressure igisohoka namubonye garayika directed nikanga nawe arimo nari niteguye kumva ibisasu mu ndirimbo ariko ubundi urabona directing indirimbo akanaziririmba ese ubona gukora imirimo ibiri icyarimwe bitamudindiza mu iterambere rye nyine hari ikintu ubundi cyabaye bakavuga ati imirimo ibiri yananiye impyisi uwo ni umugani ngo baravuga ati umugani ugana kariho reka wakagannye hehe bajye batanga izo ngero z'ahantu wagannye kariho icyambere cy'amashusho arayakura nta n'indirimbo zose yakoze Chris akorera ndakeka ari ME Entertainment indirimbo nta ndirimbo n'ibitagira miliyoni hariya none se ubwo utumbwira ngo umurimo waramunani kuririmba araririmba hariya twe tukirukanga mu muhanda none se byamunaniye imirimo ibiri yananiye yamunaniye gute ikindi yananiye impyisi nta nubwo ari umuntu yananiye impyisi ntabwo yananiye umuntu naho by'umwihariko Chris imirimo ibiri yananiye impyisi ntabwo yananiye umwami Chris ese kudirecting indirimbo no kuririmba ubona icyo ashoboye cyane ari iki uriya mugabo se unavuga icyo ashoboye cyane ni iki icyo ashoboye cyane se ni ukudacika intege ubundi icyo ashoboye cyane ni ukudacika intege cyane uko umututaraho uriya musore ko ari umututaravura ejo ntitwazanamubona no mu mahanda ari kubaka no mu mucanga wamubona niwe muntu kuri iyi si n'umuntu udacika intege reba ariko kugira ufata umwanya wo gukora amashusho namwe murabizi mwamwe uburyo mufite televiziyo uburyo biba bimeze ari imvune ukava kuri ibyo ukajya kuri microphone nabyo ni ukwandika ukanagira n'iki ngaho wumva ubwo muntu wamugerera ya neza ni umwami w'injyana kano kanya Chris izafashe phone akaguhamagara ati nkeneye kuma mushiki wanjye nkumugira umugore kumuha mushiki wawe wamumuha icyizere naje kukimugirira hakiri kare neza ubundi inkwano yiwe kuri we ni ukizere namugiriye inkwano arayifite neza ugavuza ati mushiki wawe ugira umugore ahita amubwira ati usundi wari waragiye ko inkwano nari narayakiriye kera ubwo umugore aramubonye ibyo higa umugore aramubita ahubwo we nashaka iryo wanjye avuga ati si umugore ko namuhawe ndaho ko mbafite bebyukira nagusabye na batanu wabamo bose nabo umwami yaragiye kunyereka ko ari umwami umuziki wa Chris muri rusange mwe nk'urubyiruko reka mvuga urubyiruko kuko nirwo rumukunze cyane umuziki we muwakira gute ugereranyije n'uw'abandi urabona haba hari injyana nyinshi muwakira gute ubundi muri ino minsi igihe kigezweho nkatwe ku rubyiruko ikintu kigezweho ni ukubyina kubera ko abantu basigaye bumva amagambo ni bakeya none ikindi kirenzeho intandirimbo Chris waburamo umudenza ukibona umudenza yaba ari n'amatangazo ntihaburamo umuntu uvuga ni ukibona rero umuntu abyina nawe ugomba n'uburyo we nawe ubwo ari ibyinire buriya yabayeho n'umubyinnyi wabyinnye umugabo ko numva yakoze ibintu byinshi wa mugabo yaranabyinnye ntihataye yashutingaga ababyinnyi agitangira anabyina nta kuntu waba ukamera ababyinnyi bakwirirwa imbere ujya kumbwira bari kutari umubyinnyi niyo mpamvu rero buriya nawe arababizi urubyiruko ikintu cya mbere dance akaririmbo kiwe ugatamo hariya ukabyina so gira icyo usaba abafana mufatanyije gufana Chris kugira ngo mukomeze kumuteza imbere ngewe umufana ahantu ari hariho hose ikintu cya mbere mwatse ajya amenya umuhanzi wacu bosi wacu ni bosi wacu nibwo ataduhemba amafaranga duhemba ibyishimo kandi icyo kintu cya mbere udafite ibyishimo saa muri iyi si wowe ukajya wirwa wicaye umeze gutya wagira ngo uri kumva indirimbo zindi za karahanyuze kari za basogokuru ariko Chris na boss we babafata neza kumva umuziki wawuhawe ukajya kugasobanura tori nageze gasobanuye hari n'umunsi naguye koma abagato so wamugaye ibyishimo noneho ari ukuri wishima none habanjemo indirimbo y'umwami fast ese urabizi ubundi izo movie ngeze zitatangiwe n'izo ndirimbo z'ubu ngubu ahita mvuga tereka isi ni filime idatangiwe n'umwami gatuvuga toshe none bose barafashe wari uri kuri bagasobanuye kandi nta gasobanuye nari mvuze ati kamigira ibyishimo mu gasobanuye of course kiti business group ibintu byose byiza sarandi biva nyigera mbona indirimbo ya Chris ndavuga ati nyamara ino filime ishobora kubirenza nta nubwo giti yari agatangira kuvuga
banavuze ati kanayumve kandebe no filime nyicyumvijwe imitavuze ati ni mawe yanga none ndapfuye mu rugo nagiye kubona mbona ambulance iraparitse bajyanye umuntu bageze kwa muganga se byagenze bite tuheruka ariko na filime ya Gitiri indirimbo ya Chris Izo numbaza muganga ahita avuga ati ubwo byishimo bimutaye koma n'ubundi wakamusara uko wacuranze indirimbo n'agasobanuro uyu bundi hari akaboro ariko Element avuga ati njye nari maze ibyumweru 3 muri koma bro byumve wera ngiye ebona ibyishimo byarandeze ejo ndi akivuga ati Chris Izo agiye gusohora indirimbo kwa kuno umuntu abaragiye kure mu bitekerezo ari muri koma tanumva indirimbo cyacya Chris Izo bahise abona ndashidutse bahita babona umutima urongera ateye aravuga ati nyamara iki cyane umwinene ko muhagaze abafana twarariwe yes ni ikiganiro umufana Bamshit niwe mwari muri kumwe ariko ngira ukabakubita je suis no Bamshit ariko se ni ibyo ndi kumvamo bati niko Bamshit ubundi wabibasobanurira basogongeze gusobanura nk'izina uri first of all nge Bamshit bishyire nko mu kinyarwanda oya abantu bariye nta kibazo abantu bariye ntabwo uri kubatera iri zina ryagiye kurisobanura ko abantu banterara neza neza yarangira agize inzozi mbi gusa aka kazina yemeye ko ari akazina karaho gatwika ntacyo gira icyo ubwira abakunzi ba Sky Nation mbere na mbere abakunzi ba Sky Nation munsi hari ahantu hari ijambo riravuga ati subscribe hirya hakaba hari inzogera hakaba like na comment iki kiganiro cyanjye nikigucika ndi kuvuga ko umugabo Chris Izo ari shaho zitahira wiryamira n'undi uzaba utegereje urupfu kw'ibyishimo uzaba wabivuze yes Bamshit ujana ku musozo Chris Izo aharara gukurikiye icyo umubwira cyaba igitekerezo cyifuzo cyangwa ikibazo igitekerezo icyifuzo n'ikibazo cyose ni kimwe ndagukunda man nje ni icyo ngicyo ndagukunda ni ibyo ngibyo cyo ni igitekerezo kikaba ikibazo kikaba n'igisubizo byose bikubiyemo uri Bamshit ngoga usezera gute iwanyu ko numvise ngo muturuka Jamaica ewana yuvuga sonavugaga naje basezera mu buryo bwa Jamaica navuyeyo n'iki nyiri uruhinja first of all abantu nshaka guhereza shout out to my dog Willox ewana shout out kuri my fam yonjo nyine Charms fam ubundi baravuga Charms niyo gang Lucky Charms iyo ngiyo niyo nkesha ibi byose kuba naragoyemo n'iki gutya Chris Izo ikize nakitsindira ni ibyo ngibyo ibindi Imana iduhana umugisha yes wamukurikiranaga kuri Sky Nation uwo mwabanye kuri micro ni DJ Sky kuri kamera muba muri kumwe na John nk'ibisanzwe mwibusa nawe dukurikiye nimba uri umufana w'icyamamare runaka ukaba wifuza kuzahura nawe ufite ibitekerezo ushaka kumugezaho ni karibu kuri Sky Nation duhora tubakira